nk'uko bisanzwe iteka ryose Ukuri Kubu TV tuba tubafite ibintu byinshi bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi sasa tubafite umutumire, ariko mbere yuko ngira byinshi muvugaho batangirana nawe atwigira ninde, ese akora ibiki, abikorera he, ese agamije iki? Twatangira twakira umutumire wacu akatwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twavugimana Abida, ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'umwana. Ku byo mwari mumbajije bijyanye n'ibyo nkora, umuyobozi w'Abagwaneza Group, ndumva ari ibyo. Okay, umuyobozi w'Abagwaneza Group, twakwibaza ngo Abagwaneza Group ni koperative ikorera he cyangwa se ni sosiyete ibarizwa? Abagwaneza Group ni umuryango mugari w'abantu bihurije hamwe, bakora ibikorwa by'urukundo, bashakashaka impano zitandukanye, ikindi bakaba bita no ku bufasha bw'abantu bagiye batandukanye b'abanyantege nkeya. Yego. Ngo ni Croix Rouge, ni Caritas, ni dutandukanyirize ko Croix Rouge nayo irafasha izo mbabare, Caritas nayo nuko dutandukanyirize. Abagwaneza Group iyi gikorwa cyabo nyamukuru bagamije niki? Murakoze cyane umunyamakuru. Ntabwo Abagwaneza Group ari Croix Rouge, ariko iyo urebye usanga imiryango myinshi yo muri iki gihugu igenda ituruka hanze. Kubwo ibyo rero natwe tukaba twarabuze dutese nk'igihe bo batekereje nko gusubirayo cyangwa ibyo bikorwa byabo bigahagarara, twabaho dute? Ubwo rero niyo mpamvu twatekereza bavuga dutese ntabwo twakwishyira hamwe kugira ngo nabura natwe tube turi hafi aho ngaho mu gufasha abanyarwanda mu buryo bwo kubaho. Niyo mpamvu rero yatumye dutekereza mu muryango w'Abagwaneza Group. Yego. Abagwaneza Group mukorera mu kahe gace? Mukorera mu gihugu hose cyangwa mukorera hari quartier runaka mwafashe yanyu? Abagwaneza Group ni umuryango mugari w'abantu bagiye batandukanye, harimo abakozi bagiye batandukanye, ni ukuvuga ngo ukorera mu gihugu hose. Yego. Fondateri wayo ninde? Fondateri wayo yari umugenero ariko yagiye mu Busuwisi, niyo mpamvu ariko ndahari nk'umwungirije. Yego. Uvuga ngo nimba tutibeshye uri vice perezida cyangwa se uri umuyobozi wungirije w'Abagwaneza Group. Ariko Abagwaneza Group hari ibintu byinshi tujya tubumvaho mu ibiganiro bitandukanye, mujya mu nama hirya no hino mukagerageza kugaragaza ibyo mukora mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'ibiganiro. Ese icyo kintu mukora mugifite iyihe gahunda? Iyo urebye participation y'Abagwaneza akenshi na kenshi nta nyungu zifatikayo y'ibishaka, ahubwo ibishaka kugira ngo nabura umugenerwabikorwa cyangwa se umunyarwanda muri rusange abeho neza. Yego. Muravuga ngo nabo mushaka muharanira inyungu. Ese mise nibaza ikibazo, ubwo bushobozi mukoresha mukura mufite abaterankunga b'abanyamahanga, namwe n'ubwanyu ku giti cyanyu muri koteza mugashyira mu kigega, bimeze gute? Turacyarwana no kubaka fondasiyo, ariko iby'ibanze dukoresha twebwe tubyishakamo, kubera yuko hari intego twebwe dufite ivuga iti ese niba Imana yaraguhaye umwuka ukawuhumeka, ikaba yaraguhaye amaguru ukabugenda, ikaguha amaboko ukabukora, jya wibuka yuko harimo abo ngabo batabifite, harimo abatagenda, ariko kuko wowe ubifite wakagombye kwikora ku by'Imana yaguhaye, ukareba n'abo ngabo batabifite nabo bakishima ku bwawe. Yego. Ariko hari n'ikindi kintu tubaziho, hari filime tubaziho, hari filime mufite, hari bimeze gute? Urakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye, Abagwaneza Group bakora ibintu bitandukanye, harimo n'agace nyine k'impano nk'uko nabigusobanuriye. Abanyempano bariyegeranyije, ubwo rero basohora filime nziza cyane bayita wenda nakubwira aho ujye YouTube yirebe, wandikamo Abagwaneza Group, yitwa Rwabigwi series. Ni filime iryoshye ahubwo ukangurira kujya nawe ugakora subscribe. Uravuze ngo yitwa Rwabigwi. Aka
akanya tuvugana mumaze gukora se ni filime uko bivuze ni filime y'uruhererekane mumaze gukora ibice bingahe se muri kubona ari cyo biri kubagezaho muri kubona abakurikira cyangwa ibyo mukora mubona bidakunze? Mu by'ukuri byaba bigoranye kuvuga ngo ibyo umuntu akora ntabwo byakunzwe, ariko burya biterwa n'uburyo kibikoze. Ni ukuvuga ngo Rwabigwi series imaze gushyiraho video 6, ariko imaze kurebwa n'abantu barenga 1000 aba subscribers bamaze kugera muri 400. Gutyo rero ndumva baragerageje baratureba kandi turakunze. Rwabigwi ni filime irarebwa kandi irakunzwe, ariko twakwibaza se muri iyo filime Rwabigwi ni uwe butumwa mugeneye sosiyete nyarwanda cyangwa se kiremwa muntu muri rusange? Ifite inkingi 3 igenderaho. Amafilime yose aba afite ibice 3 akora. Habamo igice cyo kwateninga abantu mu kubasetsa, hakabamo n'igice cy'inyigisho, umuntu akareba filime akagira ikintu akuramo cyamuhindura. Hari nk'igice gikina mu mwana wita Nzanga. Uriya mubyeyi bita Rwabigwi yafashe umwana we w'ikinege arangije amwita Nzanga, amwita Nzungizi. Birangije izina riramukurikirana kugeza n'ubu ibyo akora n'ibyo atekereza ubona ko yabaye Nzanga. Ubwo rero ni filime ikangurira abantu akavuga ati niba ubyaye umwana mwita izina nabura impamvu mfite niyo haba mu bantu niyo haba mu bandi, kugira ngo nabura n'intekerezo ze zizabe zavutse. Harimo n'ikindi no kwigisha ababyeyi uburyo bwo kwita abagabo ku bana babo. Ni byinshi filime yigisha bayidawe. Njyewe ndumva ikiza ko wajyaho nawe ukireba ijisho. Yego. Birumvikana uko murimo mubidusobanurira. Ni filime ifite ikintu igomba gukorera sosiyete, yaba sosiyete nyarwanda cyangwa se indi sosiyete iyo ari yo yose ku isi, kuko abantu burya imico yabo ni imwe n'ubwo itaba ari imwe 100%. Ariko dusa nkaho dusoza, watubwira wakwibutsa abantu bakurikira televiziyo ya Ukuri Kubu TV ni gute umuntu ukeneye kubakurikira baforowinga? Mwese mufite urubuga rwa YouTube gusa cyangwa mufite n'izindi mbuga abantu babasanga? Dufite imbuga zindi dukoresha, email nabagwaneza@gmail.com, kuri Twitter nabagwaneza group official, noneho Instagram nabagwaneza group, yego Facebook yo nako turi. Ndumva hirya no hino mwarafashe, mufite gahunda yo gufatisha abantu ahantu hose aho bisanga. None aka kanya icyo bagomba gusaba abamukurikira wakibasabye ni irihe jambo risigaye ku mutima? Ijambo risigaye ku mutima ni uko abanyarwanda bose ndabakunda muri rusange, bakoza ku mutima. N'iryo jambo rya nyuma nababwira. Murakoze cyane. Arakoze. Umutumirwa wacu ni Abda guturuka mu Bagwaneza Group. Uyu munsi niwo mushyitsi twari tubafitiye nka TV yanyu ikorera mu karere k'imisozi miremire cyane. Icyo tubasaba namwe murakizi, ni ukudukurikira mubitwereka, mukanda subscribe, mugatanga comment ku biganiro tuba twashyizeho, mugakora like niba mwabikunze, mukanakora share ku bandi bantu kugira ngo ibyiza mwabonye bikomeze bibonwe na bose. Nakagaruka rero ibiganiro byacu, nakagaruka naho mu bindi biganiro bya Astra Vista.